ubushize Ruvubura yari ashishikaye afungura amenye ko ingemu yateguwe na Fabien yari mu matama bitahanze naho ibyari byageze mu ndase. Ku biro by'ubuhuzabikorwa bw'urubyiruko rwa Muhumuro na Bumanzi ho Rutebuka yarangije igihano yagarutse mu kazi. Ubwo Gasore yari yifatiye Gafarasi na Josiane mu kiganza nk'umutekero w'itabise ko yari amenya amabanga amatindi y'umugore wakumvikana acikwa n'umutima ibye bigezeye. Reka ntangire mwiyumvire. Yaba we mwene mama ni kuriya bimeze se Josiane aracometse ahantu hose. Nanjye ndumwe batamuri. Shemana batamuriza se ni kuriya bimeze. Abivuze ukuri koko ngo mu biro bya rudahatse. None si byo guta ubwenge akitura hasi byaje bite? Use nababwira iki ko ndi umuntu wamaze guta umutwe. Muri make Gasore yaravuye ku kazi. Gusa yagaragaraga nk'unaniwe. Ereke burya ukuntu umuntu agira umunaniro ukagenda wigereka ku wundi buhoro buhoro bikarangira bizanye ibibazo. Si nk'ibyo byose no kubura umwanya wo kwitabira ibiruhura wamenya ari ibiki. Kimwe nuko wasanga hari aho yanyuze bakamuhumanya abantu mu bandi ni babi. Reka twizere ko nawe wamuhumanyije Josiane. Batubwiraga ko yaravuye ku kazi ananiwe. Ubwo nkuko nsanzwe mbikora namuzaniye kamambira kuramo inkweto aruhura ibirenge. Ubona nta kibazo kidasanzwe afite se? Ntacyo rwose usibye ibyo nababwiraga by'uko yagaragaraga nk'unaniwe. Ubwo nteye intambwe nke ngiye mu gikoni kumuzanira ji ngo muramire numva aratabaje ngo nimufate. Ayiwe ntukabaraguye. Nabonye umwanya wo kumugeraho se ko yari yageze hasi. Ubwo nyine nataye umutwe murabyumva. Turabyumva Josiane. Ariko kubera urukundo mukunda sinzi uko nahise ngarura imbaraga nuko ndatabaza. None turi hano kumutureba. Kugenda yibaza ibintu byo kumuri iruhande ubonye byiza ra? Josiane Karame bagerageza kwihangana ntawamenya nubwo agahinda kawe gafite ishingiro. Ariko wasanga Gasore arimo kukumva bikaba byamusubiza inyuma. Gerageze kubona rwose bihagarire mu gitwara. Ukuri komera. None se umugabo wawe yaremba nawe nigeze gacika ukuntu byagenda biteguka. Ngewe senze uko biza batamuri. Komera. Ishusho yanegeye amaboko ambwira ngo mufate yanze kumvamo pe. Noneho hiyongeraho kumureba kuri yacometse ngahita ashwanyuka. None se abaganga bavuze ko yagize ikibazo cye? Nyuma yo kumusuzuma bavuze ko ngo ari udutsi two mu bwonko twononekaye bigatuma agwa muri koma. Numva ngize ubwoba Shema. Nta kintu kimbabaza gusa nko kuba nari niteguye ko tugiye gusubukura ikiganiro twari twagiranye mbere kuri gahunda yo kunsohoka. Ese hari na gahunda yo gusohoka? Siko Gasore nawe yatunguwe. Hari gahunda yo gusohoka rwose twendaga kunoza. Tugiye kwishimira ko icyuma gisya kimaze iminsi kinjiza amafaranga neza. Reka twizere ko tuzatinda kuzanzamuka. Simbizi batamuri. Ubwo yagejejwe vuba mu maboko y'abaganga wabona bigenze neza. Bana ko ariko ndabyizeye bizagenda neza. Reka tubyizere gutyo. Soso na Fiyete rero mureke mbabwire. Niba tugomba gufata inkuru imwe tukayitaraho amakuru uyu munsi muri izi zose ndumva twafatiye ya gatatu. Ntibishoboka. Siko nanjye ariyo nayo nahisemo Mari. Soso wese urabibona ute? Nanjye ndumva ariyo nashyira imbere nubwo n'izindi zifite agaciro kazo. Kwanza ifite n'umutwe mwiza. Urubyiruko ahazaza hategurwa none. Wow. Ndumva umwanzuro twawufashe. Ubwo igihe tuza kuba dusoza gahunda y'umunsi turemeza iyo tuzakoraho ubutaha. Ibyo rwose. Iyi nkuru duhisemo niyubakwa neza izagirira benshi akamaro. Muzi impamvu? Urubyiruko rwa none iyo ururebye bisa naho rwatereranywe ku mpande zose. Ariko munyumve neza ntabwo ngambiriye kugira uwo negeka amakosa. Komeza utubwire. Jye burambona byinshi. Niba ari ukubera ibibazo nanyuzemo byo kuba ntarabashije kuganira n'ababyeyi ngo mbagishe inama uko mbyifuza ntimumbaze. Nabyo byashoboka. Ikigaragarira amaso nuko muri iki gihe ababyeyi benshi bahugiye muri shuguri zinyuranye ku buryo abana bababuze. Kandi umwana utaganiriye n'ababyeyi amakuru akeneye yashakira mu isi mukikije. Cyane rwose. Nawe yajya kumuha amakuru ikamuha ifite atari meza. Si nk'uko imico mibi y'inzaduka igenda yototera urubyiruko se. Ubundi urubyiruko rwamara kugwa muri muzunga y'ibibazo ugasanga rwatangiye gushakira umutuzo mu nshuti mbi mu biyobyabwenge. Havuye mvugira ibintu. Okay. Ibyo tuvuga dushobora kuba tunibeshya ariko niba twibeshya inkuru nisohoka izarema intango y'ibiganiro hagati y'abantu ubundi tubona amakuru asesuye ku bibazo binyuze mu batwandikira.
ubwo ni ukuvuga ko mu bo tuza kwegera dushaka amakuru turegera urubyiruko rutubwira icyo rutekereza ku kibazo. Yego, ikindi mu rwego rwo guhuza n'umutwe w'inkuru yacu biradusaba no kwegera abantu babashije kugira aho bikura n'aho bigeze, batubwire ibanga bakoresheje, mbese batubwire ibyo birinze, ibyo bihatiye gukora kugira ngo babashe kugera ku ntego zabo. Ako kantu sha muri make inkuru ni isoko igomba kuzaba ibasha gufasha urubyiruko guhuza imyitwarire ya none n'intego y'ubuzima buri wese afite. Nyamara turimo turajya mbere mu bitekerezo, imitwe nk'iyi si kitageraho n'iki. Yewe harahiye karabaye. Nibigize kandi ubonye iki muri telefone yawe Soso? Fiye naho ibintu bigeze se? Oya, umva mumbabarire murebe ibintu Rutebuka yapostinze kuri Fiyete. Mu gihe ngombwa waratabaye, wabaye aho ntabaye, uri umukozi mwiza. Ariko hari Rutebuka ibi yabyanditse yanyoye urwagwa rushyushye. Ubu se havuye aya magambo hasigaye ameza murumve nkome. Hasigaye avuga ko ari mwiza ku isura, ku mutima no ku bindi bikorwa ntabonye umwanya wo kurondora. Kandi ndabisabye mwatujajwamo. Hagati aho pose twari twihaye irarangiye. Papa waramutse utese? Sugira na Jimmy se aho nkomeye hejuru nk'amase. Papa nawe rwose gukomeye hejuru nk'amase siko bimeze se gihe aho mbeshye. Ese wagiye ugerageza kugira imitekerereze ireme bikubaka papa? Nyubaka ko abaganga baba bakoze ibishoboka byose ngo mererwe neza, wagiye ureba mu cyerekezo kimwe nabo ukiyubakamo icyizere. Icyakora cyo baranagerageza wa mugani da uduti bantira tugabanya ububabare dutuma nibura ngira agahenge nkumva hari ikigenda. Ntiwumva noneho kuvuze neza. Uzajya unishimira ko utakirara wihambiriye umushumi mu nda. Ariko papa se ko yavuye habira? Ngo navuye habi cyangwa ahubwo ndajya habi. Mva kandi ahise yibagirwa ibyo twamubwiraga. Evagira wowe uri muzima hajya gusa nkavuga ibibi nabivuga sinzareke no kubitekereza. Hari ubasha kuzitira ibitekerezo se? Ibyo byo ntabwo byashoboka. Nageze ngo nabyo mugiye kubijyaho impaka. Ubwo muzi ibyo narayimo kugeza ijoro ritanye. Warayitekereza ibiki se kandi papa? Naraye umutima wanjye uvunika ntekereza ku minsi nzamara ndyamye ha mu bitaro. Komera ntibyoroshye mubyeyi. Gusa rero hari igitekerezo nagize muri iyi minsi sinzi uko mucyumva. Buriya nta kuntu twari ko dutangiza igikorwa cyo gukusanya inkunga yo kuzadufasha kwishyura ibitaro. Ako kantu Jimmy ahubwo ni ukugira vuba. Ugize ngo ikisugi? Ndavuze ngo ni ukugira vuba. Kugoboka na se umuco mwiza. Ongeraho ko uwo muco ukora ibikomeye. Ariko aba banara ese murarota cyangwa? Ariko wagira ngo papa ntabwo abimuhumuro na bumanzi we. Noneho mwarahantanze. Nyihanganira gato mbanze ndangiza icyo nashakaga kuvuga. Vuga twumve. Icyo nashakaga kuvuga nari ngiye gutanga urugero rugaragaza akamaro ko kugobokana. Komeza utubwire twumve. Mu bihe bishize ubwo ibiro byangira nkugire byashyaga igasa naho iguye burundu yazamuwe n'iki? Si uko yagobotswe se no guhuza imbaraga kw'inshuti zayo? None nasa afite inshuti ziruta isoko n'amaduka rero? Niko tubizi. Ni nako birariko. None se dufashe urugero. Abantu bakuzanya no ku ngufu barengera ubuzima bwawe wowe urwana nabo barakwangaga. Ntibadufasha se? Uwo bakangurira kudufasha se yakwanga? Ibyo muruta rero nicyo bita gusetsa imikara. Ariko kuki washaka kwima hari? Nge ndumva twagerageza rwose kandi byagira akamaro byanze bikunze. Kamura abatesi koko ye. No kuntu abanyamumanzi banyanga urunuka ndetse bakaba barakoze uko bashoboye ngo banyangishe buri wese. Papa reka guheranwa n'ibitekerezo biva mu bibazo by'amateka wanyuzemo. Ibihe byarahindutse. Nk'umuro na bumanzi uyu munsi abantu baho bashyize hamwe. Papa ibintu tuvuga birashoboka cyane. Gisi ishobora kwiteza abashinyaguzi no kwihamenye abasetsi. Urumva ujye mumva nta mateshwa. N'abatuze abakiriya beza. Natani wanjye atibanga turi kumwe murameranye nk'intangara n'umutemeri. Murakoze cyane natwe turabakunda. Abari munsi y'amatara y'urumuri rwera ndabasuhuze bamadi bose ndababona. Tuwambaye neza. Ariko se ko mutavuga atibanga? Irata mu bikora uko mushaka. Uvuze kibasumba wavuze kibanga. Basumba. Kigingi ndababona. Urabemeza.
abakiriya mukomeze kwiyongera muri make igihango twagiranye ni byiza ko mugikomeyeho niyo bibaye rimwe ntahamuda kuri ngwera turifuza kuvuga byinshi kubera ubwuzu ariko muri make turekera aha murakagira imihogo n'icyo kunywa icyifuzo cya nyirakabari n'itegeko siko bimezera itegeko rwose hagati aho rero biki mureba hano arasugumbwa guha serivisi amatwi yanyu kwamanyobwa ntakibanga udushya ntiturangira iriba na rimwe yewe ntahanzarimera nkunda icupa ryaho mu ibara ry'iminsi yose baba yarasoma rikamutwaza agahinda wishimye arasoma ibyishimo bikiyongera buri wese urivuga riramwumva cyane kwamanyobwa ntakibanga udushya ntiturangira iriba na rimwe yewe ntahanzarimera nkunda icupa ryaho ryabaye inshuti ya bose itagereka akaguru ku kandi agasoma udafite agasoma ashinze iryinyo ku rindi nyamara mu kanya barareshya bagashyinga kwamanyobwa ntakivanga udushya ntiturangira iriba na rimwe yewe ntahanzarimera nkunda icupa ryaho mu nshingano rihinduranya uwakoze neza rikamubera igihembo ugawe mu kanya rikaba ribaye igihano hagati y'abashwanaga rikaba umuhuza kwamanyobwa ntakivanga udushya ntiturangira iriba na rimwe yewe ntahanzarimera kwamanyobwa ntakivanga udushya ntiturangira iriba na rimwe yewe ntahanzarimera yewe ntahanzarimera ushaka ko tubyinana tumva wabyiteta gusa rero shantari ndakumva mukecuru ni ukuri uri umuntu mwiza ukuntu ukomeje kuba hafi y'umuryango nyuma y'ikibazo gasore yahuye nacyo imana izabiguhembera mwana wanjye mba nikorera ko gasore ari se w'abana banjye se nubwo byagenze uko byagenze ko yimyoje se kandi ntacyo mvuze ntiteranya ubwo se ushatse kuvuga iki washobora ibibera mu mitima y'abakecuru icecekere wa mwana w'umukobwa we se wayuyundi reba abahizi b'indangare murababarira umutima wanjye wari kure wiriwe mama wiriwe shantari se kutamusuhuje ntumureba mubaze ngo arahose kandi mbireba ego mani mama niki amakuru avuga ko gasore yaba azira abanyamumanzi baba yumvise amazina y'abo banyamumanzi se yavuzwe ngo ninde nande si ubwo yabaze iki nkawe ahubwo se bahi ibintu nk'ibyo by'ibihimbano bivanye mu iyarara ryahiye amakuru mvuga n'impamo ntabwo ari ayo mu iyarara mama abaganga ubwabo bagaragaje ko gasore yagize ikibazo cyo guturika imitsi y'ubwonko hanyuma se abanyamumanzi ngo nibo bagiye mu bwonko bwe gukata iyo mitsi mumbarize mukecuru wivunika nakumvise mukecuru
wumvise iki uranga kuvuga icyo utekereza kubera giti mu jisho giti mu jisho ninde ariyizi bahizi rero unyemerere ngo usabe uburwayi bw'umwana wanjye si ikintu bazanaho amagambo yose y'amatakaragasi uranyumva oya ngwino tujya hari ibisobanuro neza ndumve hari n'ikindi kintu gikomeye nifuza kukubwira wabyumvise ko gikomeye gusa ni igiti iki kintu gikomeye bahizi yifuza kubwira zana inka se ubu ni ikihe naho ubutaha